Muraho neza bene data, mwaramutse amahoro. Turaramutse natwe kandi tugarutse muri bya byigisho byacu bikomeza. Ikipe turi kumwe n'ejo twari kumwe. Reka rero tubakire babasuhuze, njyewe nitwa Kugize Jean Pierre. Reka twakire bene data babasuhuze banabibwire uko bakurikirana kugira ngo dukomeze n'ingingo yacu uyu munsi. Reka ndabasuhuje, nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Koze karibu nawe. Gitondo cyiza kuri mwese, nanjye nitwa Mutagoma Amoni. Amahoro y'Imana bane namwe. Narakoze cyane, ejo twarabanye bakwigisha ingingo itubwira ngo imiyaga ine inyamaswa enye. Twayibonyemo byinshi. Mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusabe mwene data Amoni asenge, none niturangiza dukomeze. Turagushimye data twese udukunda, tugushimiye imbabazi zibana natwe. Muri aka kanya utwongereye agahe kugira ngo tubashe kugutega amatwi binyuze mu ijambo ryawe. Reka Umwuka Wera akore ku mitima yacu maze duce bugufi imbere yawe kugira ngo adushoboze kugendana nawe, kandi ibyo ukunda n'ibyo wishimira mu ijambo ryawe aba ari byo uduha kugenderamo. Abyo twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane mwene data Amoni, Imana imuhe umugisha. Reka namusabe atwibutse ingingo y'ejo mu ncamake, none turangiza twakire mwene data Aimable atuyoborera ingingo y'uyu munsi. Karibu Amoni. Arakoze cyane. Ingingo y'ejo twabonye imiyaga ine inyamaswa enye, kuko ahangaha twabonye yuko ari abami bane babayeho, ariko nanone iri yerekwa rya Daniyeli hari icyo byari rigambiriye, ndetse no mu kurota kwe cyangwa se iri yerekwa hari uwari uri kubimwereka. Uwo nguwo rero niwe mwami wa bose, ni nawe twizera, ni nawe uri kudukoresha muri aka kanya. Abadukurikiye rero bumve ko atari izindi nyungu zindi zigamijwe, ahubwo ni ukugira ngo ubutumwa bugere ku bantu bose. Byaba byiza rero buri muntu wese arambuye amaboko akabyakira. Arakoze cyane. Reka twakire mwene data Aimable, noneho atuyoborera ingingo nziza cyane y'uyu munsi. Niwe hafi kugira ngo dusangire. Uyu munsi ni ku itariki 20 Mata. Rero mube hafi kugira ngo rwose kwivomere kw'iyi soko y'ubugingo. Karibu Aimable. Urakoze cyane. Ingingo y'uyu munsi yo kuwa kabiri iravuga ngo ubwami bwageze ku nsinzi. Iyi ngingo itangira yinjira muri buri bwami nk'uko twayibonye ejo. Ubwami bwa mbere iheraho ni ubwami bwa Babuloni. Iyo dusomye muri Daniyeli 7:4 handitswe amagambo agira ati: iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu, nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo yashikurijwe, igabarirwa ku isi, ihagarika amaguru yenye nk'umuntu kandi yaga umutima nk'umuntu. Babuloni igira ngo ni inyamaswa yari ikomeye ifite imbaraga nk'iz'intare. Murabizi ko intare ni umwami w'ishyamba, inyamaswa y'inkazi ifite imbaraga ziteye ubwoba, kandi yari ifite amababa nk'akagoma. Ikizu muri Bibiliya yera ni kagoma. Rero kugira amababa nk'akagoma byerekana byo Babuloni yari ifite ukwihuta gukomeye n'umuvuduko mu kwigarurira ibihugu. Ariko nyuma mugaragaza ko yaje guhanguka, yaje kumera nk'umuntu. Ingira ihagarara nk'umuntu, igira umutima w'umuntu. Hano kugira umutima w'umuntu si ukuvuga ngo kugira ubwenge n'ubuhanga nk'iby'umuntu, ahubwo ni ukugira intege nke. Kugira ubwoba. Kugira ubwoba. Murabizi ko umuntu agira ubwoba, aratinya, agira intege nke, agasitara, akagwa. Mu gihe intare ntabwo bigira. Yiyaho no kugira inyamaswa kinini kinayiruta ikagitura hasi. Kwa niko rero Babuloni yaje guhanguka. Ubwami bwa Babuloni nibwo bubanza. Mbere ko tujya kubwami bwabe si bwakurikiye Babuloni, aribwo bwa Medi na Peresi. Wenda namwe mwagiti muyivugaho, ariko tubona ko Amedi na Peresi bagerera amagana idubu. Hano barabivuga neza ngo ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu ku munwa wa 5, yegutse iruhande rumwe kandi ari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barabibwira ati byuka uconshomera inyama nyinshi. Muba Amedi na Peresi kubera bameze. Amedi na Peresi rwose nibo baje hakurikira Babuloni, barayihangura, barayitsinda. Bari baratsinze na Egiputa, baratsinze na cya gice cyahoze amashuri cyitwaga Lidiya kera.
aho hose uko ari hatatu ayo mama akomeye cyane ku icyo gihe uko ari hatatu Abamedi n'Abaperesi barabatsinze barabahangamura kandi habura igihugu cyabakiza Abamedi n'Abaperesi ngo Abamedi n'Abaperesi barabatsinze bahita bigarurira aho bari bari. ariko se buriya ni iki gituma mu hano tubona ko buri bwami bwose bwimikwaga ngo Imana yashakaga yuko ubwo bwami bugaragaza icyubahiro cyayo, kubera iki batabishoboraga? Byaterwaga n'iki? kandi ariyo yatumye bubaho. aha byerekana intege nke z'umuntu. Ntekereza ko nta muntu wakuzuza iby'Imana ishaka. Aba bami rero bashakaga gukora batishingikirije ku Mana kuko nabo ni abami nyine, impamvu byitwa abami. Urumva rero ntabwo bari kubishobora, ariko kandi byari bifite n'umugambi kuko hari umwami w'abami ugomba kuza akaba ari we ukora iby'Imana ishaka. Bari abami bari bazi ko ngo batsinze mu imbaraga zabo. Nebukadinezari igeze i Yerusalemu nicyo atunyaga biriya bikombe, yavuze ati ibikombe ndabijyana mu nzu y'Imana yanjye ijye ibyira iyanyu yuko yayinesheje. Bari bazi ko kubw'imbaraga zabo ari cyatumye banesha, ntabwo bari bazi ko ari Imana ibahaye kunesha. Kubera kubizirikana Abamedi n'Abaperesi rero baje gusimburwa n'ubundi bwami bwagereranywaga n'ingwe. Mureke dukomeze ku murongo wa 6. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutware. Ubwami bagira iki? Kuko murabizi ko Alexandre mukuru yaje gusimburwa n'abagaba b'ingabo 4. Imiyo amababa 4 ari kuri iriya ngwe. Rero ubwami bagira iki? Murabona ko kuba iyi ngwe yari ifite amababa bivuze ko bwihuse cyane mu kwigarurira ibihugu. Amababa bagiranya kwihuta kwigarurira ibihugu. Rero ubwami bugereranye n'ingwe bwihuse cyane mu kwigarurira ibihugu nta bundi ni ubwami bw'Abagiriki. Tuzabibona no mu ngingo zo hirya. Ubu bwami bw'Abagiriki hari aho ngo bwagereranijwe n'isekurume y'ihene y'igikoma, bwari ifite ihembe rimwe. Tuzabibona neza, ariko n'ubundi turagenda tubyumva kuko aya mahami birerekana neza ko izo ngoma ni Babuloni yakurikiwe n'Abamedi n'Abaperesi ikurikirwa n'Abagiriki nk'uko mwene data amaze kubitubwira. Rero reka twakire Amoni agira icyo atanga yunganira kuri iki cyigisho kitubwira ngo ubwami bwageze ku ntsinzi. Karibu. Icyo nabivugaho hano mu magambo asoza iyi ngingo niho hari amagambo avuga ngo iyo ubwo bwami butandukanye buza gukomeza kubaha Uwiteka, bwari guhabwa ubwenge n'imbaraga byari gutuma bushikama kandi bugakomera. Byumvikana yuko gusenywa kose cyangwa se koroha k'ubwami ndetse no kwimwa ubushobozi ntiburambe byaterwaga no kugenza gute? No kutubaha Uwiteka. Ariko abubaha Uwiteka bagakomeza kubaha amategeko ye, n'ubundi nibo Uwiteka azishimana nabo mu bwami budashira. Nibyo mwigisha yatwigishije kare atubwira ko abami aho kugira ngo birate Imana bubaha Imana, ahubwo ngo bubahaga agaciro imbaraga zabo, bakumva ko babishoboye kubw'imbaraga zabo. Aha rero nyine Imana niwe mwami uruta abami, niwe ufite imbaraga zimita, kuko mu masomo twabonye rya mbere ryatubwiye ngo niyo yimura abami ikimika abandi. Reka twakire mwene data Aimable agira icyo yongeraho noneho dusoza iyi ngingo. Mu gusoza iyi ngingo tuzirikane ko nk'uko ubwami bwa kera bwasingurwaga ku bukomeye bugasimburwa n'umunyantege nke munsi yabwo ariko bufunesha, tuzirikane ko natwe uko umuntu yaba akomeye kose, ubwenge aho ufite bwose, amashuri aho ufite yose, amafaranga aho ufite uko angana kose, icyubahiro aho ufite uko cyakingana kose, igihe kizagera usimburwe n'undi ufite n'ubushobozi uri munsi y'ubwawe. Rero igikomeye cyane kandi cy'ingenzi dukwiye kwicisha bugufi, ikiruta byose tukubaha Imana nk'uko Amoni yabikomojeho, tukayigira nyambere mu mibereho yacu. Umuntu ntiyumve ko hari icyo ari cyo, kandi Imana nibona bigenze gutyo izatwishimira, iduhe gukomera nyagukomera, kandi iduhe n'ubwenge mvajuru.
Uwiteka Imana idushoboza mu izina rya Yesu. Arakoze cyane, reka tubashimire, dushimire abatumirwa bacu baje muri studio, dushimire umwigisha ndetse n'umwunganizi uko bagiye batwigisha, dushimire namwe mwese tubana umunsi ku wundi, abana bawe umugisha, kandi ibi byigisho nakagaruka mube hafi kugira ngo dukomeze turyoherwe n'ibi byigisho. Tubifurije umugisha mu izina rya Yesu, amen.